Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice bitatu. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo bwari mikono 6, ubugari bwacyo bwari mikono 6. Agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza, n'abanyabigega n'abajyanama, n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byabo, ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza, n'abanyabigega n'abajyanama, n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byabo baraza bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bahageze bahagarara imbere yacyo. Umuntu uhamya itegeko ry'umwami ararangurura ati: "Yemwe bantu b'amoko yose y'indimi zitari zimenye, nimwumve uko tubategeka. Ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amababura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko byose bivuga, muhere ko mwubabarare hasi muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze. Ariko umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye, ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana." Nuko abantu bose bumvise amajwi y'amahembe n'imyironge y'inanga n'isambuka n'amabubura n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, ab'amoko yose y'indimi zitari zimwe bubarara hasi bararamya icyo gishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Uwo mwanya abakarudaya baza kurega abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati: "Nyagasani nyaguhoraho, washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumve amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu. Ngo umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye, ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana." Nuko rero hariho abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, ari bo Saduraka, Meshake na Abedinego, batakwitayeho Nyagasani, ntibakorera imana zawe, kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Nuko Nebukadinezari ararakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka, Meshake na Abedinego. Nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana, aravuga ati: "Mbese Saduraka, Meshake na Abedinego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya ako kanya, murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe?" Saduraka, Meshake na Abedinego basubiza umwami bati: "Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo, imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze." Bavandimwe, mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugarukiye kuri uyu murongo waho wa 18 kugira ngo twe gukora ikiganiro kirekire cyane gishobora kurambira abantu benshi. Ariko noneho muri iki gice cya gatatu twumvisemo uburyo umwami Nebukadinezari yagejeje aho yikorera igishushanyo kugira ngo abantu be cyangwa se abo yari atwaye bajye bacyubararira bakiramye. Mu gice cya kabiri cyatambutse twumvise uburyo umwami Nebukadinezari yagize inzozi, agira iyerekwa ry'igishushanyo. Noneho icyo gishushanyo yabonaga ngo gihagaze imbere ye
ariko iryo yerekwa riramucika ntiyongera kubyibuka, kugeza ubwo rero byabaye ngombwa ko bahamagara umuhanuzi Daniyeli, araza aba ari we umufasha gusobanukirwa n'izo nzozi, nyuma y'uko yaratanze itegeko ry'ikubagahu ry'uko abantu bose b'abacunnyi, abapfumu n'abandi bantu bose bari bari muri icyo gihugu bamufashaga kumuragurira cyangwa se kumusobanurira ibyo atarasobanukiwe, bose atanga itegeko ry'uko bicwa. Ariko hari abana 4 b'abasore bari barajyanyweho iminyago bavuye mu Bisirayeli, bajyanywe muri icyo gihugu ngo kugira ngo bazigishwe iby'ubwenge, nuko nabo baza kubashyira mu bantu bagomba kwicwa kandi batari bazi n'icyo bazira. Ariko kuko bari abasore bahoraga basenga Imana, bari baturutse mu bwoko bw'abantu basengaga Imana, noneho ngo barabaza Daniyeli agira ubwenge, arabaza ati mbese niki tugiye kuzira? Nuko umutware mukuru uwo umwami Nebukadinezari yari yategetse kwica aba bantu ngo asobanurira Daniyeli, maze Daniyeli yifuza kugera imbere y'umwami. Ahageze amusaba yuko yabababarira ntibicwe, bakajya gusenga bakabaza Imana. Imana irabasobanurira, Daniyeli imuhishurira rya yerekwa ryose ry'umwami. Aho ngaho umwami amaze gusobanukirwa byose, amaze kubimubwira rero, nyuma yaho umwami ntago yanyuzwe na za nzozi cyangwa se ngo azirikane icyo za nzozi zamubwiye. Yaje kugeza aho yishyira hejuru maze yiremera igishushanyo. Iki gishushanyo rongo arakijyana ngo agitereka mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni, noneho ashaka kugira ngo abantu bajye bakiramya kandi bagisenge. Muribuka yuko iki gihugu cy'i Babuloni ari cyo yari yahaye Meshake na Abedinego na Saduraka ngo bagitware, mbese babe abayobozi bo muri iki gihugu. Noneho wumva ukuntu aba bana b'abahungu bageragejwe cyane, umwami Nebukadinezari akora cya gishushanyo, arangije arakijyana agitereka neza mu murwa w'iki gihugu cyitwa Babuloni, mu gihugu mu kibaya ngo cyitwa Dura. Aragenda bariho agitereka. Igihugu cyari kiyobowe na Saduraka, Meshake na Abedinego, kandi mwari muzi neza yuko abo basore batapfukamiraga izindi mana, batashoboraga gupfukamira ibindi bigirwamana, batashoboraga gusenga izindi mana. Uyu mwami Nebukadinezari aha hantu ndamugereranya n'umwami w'ubuyobozi cyangwa se ubwami bwo mu isi, ahantu abana b'Imana batuye, cyangwa se abayobozi cyangwa se abantu bakorera Imana bakorera mu buryo bageragezwa n'ubutware cyangwa se n'ubuyobozi bw'isi. Nuko umwami Nebukadinezari ngo atereke icyo gishushanyo aho ngaho, arangije ategeka umuyobozi cyangwa se umutware mukuru gukoranya abantu bose bari batuye muri icyo gihugu, abatware, abaturage, abayobozi bose mbese bari bari muri icyo gihugu cy'i Babuloni. Hanyuma Saduraka, Meshake na Abedinego nabo bisanga bahamagawe muri aba bantu bose bari batuye muri iki gihugu cya Babuloni. Nuko hatangwa itegeko ku mugaragaro kandi ritagirwa mu ruhame rw'abantu. Barababwira ngo maze ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka, ngo n'amabubura n'amakondera, ngo n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, ngo mwese muhere ko mwubarare muramye iki gishushanyo umwami yakoze. Ngo hanyuma kandi umuntu wese uri buze kwanga kuramya kino gishushanyo, uwo muntu ngo ako kanya ngo arajugunywa mu itanura ryaka umuriro. Nuko nguko byagenze. Ako kanya amakondera n'amababura n'ibintu byose by'ubwoko byose n'inanga n'imyirongi byose ngo byavugiye icyarimwe. Nuko bimaze kuvugira icyarimwe, abaturage bose bahera ko barubarara, barunama bubamira cya gishushanyo, bubaha itegeko ry'umwami. Ariko aba basore 3, Saduraka, Meshake na Abedinego, bo ngo basigaye bahagaze kuko batashoboraga kubararira iki kigirwamana cyari cyakozwe n'umuntu, umwami w'i Babuloni witwa Nebukadinezari. Nuko ako kanya abaturage bubarutse rero bamaze kuramya cya gishushanyo, bahindukiye babona aba basore 3 bo basigaye bahagaze, banze kuramya iki gishushanyo cy'umwami. Barihuta n'imbere y'umwami bajya kurega aba bantu 3. Barabarega baravuga bati rero mwami, hari abantu wewe ubwawe witangiye itegeko, uravuga ngo umuntu wese utazubararira iki gishushanyo cyangwa se iki kigirwamana cyawe wakoze, uwo muntu ngo azajugunywa mu itanura ry'umuriro.
none rero ngo dore hari abantu wizaniye b'abayuda ngo wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, ari bo Meshake, Saduraka na Abedinego. Bo ngo ntibakwitayeho, nta nubwo bashobora gukorera imana zawe, ngo bararahiye rwose ntibashobora no kuziramya no kuzisenga, n'iki gishushanyo banze kucyubararira. Nuko umwami Nebukadinezari ngo ahera ko ararakara cyane, ngo ategeka ko bamuzanira Saduraka, Meshake na Abedinego. Nuko barangije ngo barabafata, barabajyana ngo babashyire umwami. Umwami ngo bageze imbere y'umwami, umwami ngo arababaza ati, mbese ni mwebwe ubwanyu nimwe mwagize ubushake bwo kudashaka kubararira igishushanyo jyewe ubwanjye umwami nakoze, ari njye wabahaye ubutware bwo gutwara iki gihugu cy'i Babuloni? Muratinyuka muransuzugura, mwanga gukorera imana zanjye, mwanga no kubararira igishushanyo nakoze. Nuko ngo abaha ayandi mahirwe, ngo arababwira ati, rero noneho tugiye gusubiramo. Abayobozi cyangwa se abatware baraha bagiye kongera kuvuza imyirongi, bagiye kongera kuvuza izo mbubura, niba ari imbubura, bagiye kuvuza amakondera, bagiye kuvuza ingoma. Nimubyumva mukemera mukubarara, ndabababarira, ntago muri bujugunywe mu itanura ryaka umuriro. Ariko nimuhakana mugatsemba burundu, ako kanya murahera ko mujugunywe mu itanura ryaka umuriro. Aba basore batatu rero bari baramaramaje kumvira no gukorera Uwiteka Imana yo mu ijuru. Barangije ngo baramusubiza batumva, rero mwami Nebukadinezari, rwose twebwe ntago turya indimi, ntago duca hirya no hino, ubutware bwawe ubutwambure, nushaka utujugunye mu iryo tanura ryaka umuriro, cyangwa se udushakire n'ikindi gihano icyo ari cyo cyose, icyo wateguye gukora cyose gikore, ariko ntabwo dushobora kubararira imana zawe, ntabwo dushobora kuzikorera, iki gishushanyo ntabwo dushobora kukiramya. Umwami arushaho kugira umujinya mwinshi n'uburakari bwinshi. Barangije ngo baramubwira bati, twebwe imana yacu dukorera ishobora kudukiza amaboko yawe, ariko naho itadukiza ntabwo dushobora kubararira iki gishushanyo. Ko Nebukadinezari yari yababwiye ngo ese ngo niyihe mana ki iri buze kubankiza, ko mbifitiye jyewe ubwanjye, ko muri mu maboko yanjye, itanura ko ryacaniriwe, ko ryatukuye, nkaba mbafite, nubwo ntabicisha itanura, nabatera inkota, nabacisha umutwe ndabafite, imana yabasha kubankiza ikabankura mu maboko mu by'ukuri niyihe? Aba basore bo baratsemba, kuko bari baramaze guhishurirwa cyangwa se kumenya imbaraga z'Imana. Baramubwira batumva, naho imana itadukiza, naho itadukiza amaboko yawe, naho itadukiza mu itanura ryaka umuriro, umenye neza yuko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya igishushanyo cy'izahabu wakoze, habe no gukorera imana zawe. Abasore baratsemba, abasore bararahira. Haleluya! Kubana n'Imana ni ugufata umwanzuro. Haleluya! Kubana n'Imana, kwizera Imana ni ukumaramaza, ni ugufata umwanzuro mu bihe bikomeye. Ubwoko bw'Imana bugeragezwa mu buryo bwose. Aba basore bajyanywe mu gihugu, bagenda bajyanwa ari iminyago. Bahageze bagira umugisha ngo batona kuri uyu mwami, hanyuma kugeza igihe Imana yabahesheje ubu butware bwo muri iki gihugu, baba abatware bo muri iki gihugu. Ariko uyu mwami Nebukadinezari yari ikigeragezo kuri bo. Arangije akora igishushanyo, aragenda agitereka mu gihugu bari bahawe kuyobora, kugira ngo bacyubararire. Nyamara bari batangiye kuba abana ahari bigisha imigenzo yo kugendera mu buryo bw'ubumana, kwizera Imana. Noneho abaturage bo muri iki gihugu nabo ntago bari bishimiye uburyo abo basore babagaho. Babaga mu butayu, barasengaga, bahoraga baramya Imana, basenga, basingiza Imana, bakanyuranya n'ibyo abaturage bo muri iki gihugu cya Babuloni babagamo. Bagize amahirwe babona aba basore banze kubararira iki kigirwamana, bajya kubaregera umwami bavuga bati, tubakire batuvemo, aba bantu b'abanyamahanga cyangwa se ubu bwoko butari ubwacu buve muri twebwe bugende. Umwami Nebukadinezari nawe kuko yahise azabiranywa n'umujinya, ntabwo yashakaga uwarengaga hejuru y'itegeko rye, umujinya waramwishe ararakara cyane, afata umwanzuro wo guhanisha abo basore, kubashyira mu itanura ryaka umuriro. Ariko abana b'Imana,
umuntu wasogongeye akamenya ko Imana igira neza, nta kintu na kimwe gishobora kumutandukanya n'Imana. Ntabwo batewe ubwoba n'iryo tanura ryakaga umuriro barebaga imbere yabo. Ntabwo batewe ubwoba n'abatware n'ingabo z'umwami zari zifite amacumu, zari zifite intwaro zose, bashoboraga kubatsinda aho ngaho aka kanya. Baravuze bati nubwo twapfa, turapfa dukiranuka, turapfa turi inyangamugayo, ntago turi bwikureho ubwiza bw'Imana yacu, ntago turi buteshe Imana yacu agaciro imbere y'iki kigirwamana. Bahama ku ijambo rimwe, baravuga ngo nubwo Imana yacu itabasha kudukiza cyangwa se nubwo yadukiza, ntidushobora gukorera imana zanyu. Yesu abaho umugisha mwinshi. Ndashimira mwebwe mwese bakeya mukurikira iri jambo ry'Imana kandi mukanshyigikira. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane kandi Imana ibagirire neza. Ndabasabira imbaraga ngo mu buzima bwose murimo mukomere kandi mushikame, mukomeze guhamya Imana yacu, dukomeze kuyihesha icyubahiro aho turi, aho tugenda, aho tuvugira, aho tugaragara hose. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro ku bwacu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom shalom.